Uku kwishongora kwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tracy Kayikwamba, ibingibi hari icyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yabivuzeho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko ibyatangajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ifite uruhare mu guhagarika guhagarara kw'amasezerano y'u Rwanda ndetse na Arsenal. Murabizi ko Arsenal yambaraga Visit Rwanda ari ikinyoma cyambaye ubusa. Mu ijoro ryo kuwa mbere yo ku itariki ya mbere Mutarama 2025 nibwo kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izwi nka RTNC hatambutse ikiganiro cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tracy Kayikwamba Wagina agaragaza ko igihugu cyagezeho agaragaza mu byo igihugu cyagezeho mu bijyanye na diplomasi haba mu iterambere ry'igihugu ndetse no muri ry'akarere ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Benshi baguye mu kantu ubwo Tracy Kayikwamba Wagina yagaragazaga ko kimwe mu byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagezeho harimo no guhagarika amasezerano y'u Rwanda rwari rufitanye na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda. Ati twagiranye ibiganiro inshuro nyinshi n'umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'i Burayi, twagaragaje ikibazo mu bufatanye bwabo muri Aziya no muri Amerika hose, ndetse twageze no mu ruhando mpuzamahanga harimo no mu byerekeye siporo kugira ngo ibyaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose uko byaberagayo byose kandi bikaba bigizwemo uruhare na bamwe. Aya n'amagambo ya Tracy Kayikwamba nibyo yagendaga avugwa. Ati twaganiriye nabo baba abo mu muryango w'ibihugu by'ubumwe by'i Burayi, twaraganiriye ku kibazo cy'ibyari biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi twaganiriye nabo muri Aziya ndetse nabo muri Amerika hose, ndetse twanageze ku ruhando mpuzamahanga harimo no mu byerekeye siporo kugira ngo ibyaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitirengagizwa cyangwa se ngo bigakenenswa. Iyi mikorere yasabye gushikama ndetse no kwihangana, ni ukuri kandi yabyaye umusaruro. Ibi ngibi nibyo Kayikwamba yagarukagaho kandi ku nshuro hashyirwaho inkuru zitandukanye zagiye zisohoka zivuga ko u Rwanda na Arsenal byahagaritse gukorana. Uretse kuba ari ikinyoma cyambaye ubusa, icyatumye abantu muri aya magambo ya Kayikwamba ari mu buryo umunyepolitiki nk'uyu ashyira mu guhagarara kw'aya masezerano mu bikorwa igihugu cye ngo cyagizemo uruhare muri uyu mwaka wa 2025, benshi bibajije inyungu yabifite cyangwa se byaba bifitiye abanyekongo mu buryo abayobozi babo bagaragaza nk'umuhigo beseje, cyangwa se uburyo byaba bifite inyungu mu gihe niba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ajya kugaragaza ibyo bagezeho akavuga ati kuba amasezerano u Rwanda rufitanye na Arsenal yarahagaze hari icyo dubifitemo nk'inyungu. Abanyepolitiki bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribaza ati ese ko amasezerano yahagaze y'u Rwanda, ese twe dufitemo iyihe nyungu cyangwa se ni ibiki? Icyo ni iki bifashije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se abanyekongo muri rusange, nicyo bibaza. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda we Olivier Jean Patrick Nduhungirehe n'umwe mu banenze iyi mvugo ndetse ananenga iyi myitwarire y'umuyobozi w'ububanyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
we avuga ko irimo ibinyoma cyane. Ati nari nsanzwe nzi ko kwisingiza no kwivuga ibigwi kw'abanyepolitiki b'abanyekongo ari nk'umukino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo leta yananiwe. Ariko iki kinyoma kubijyanye ku bufatanye bwacu na Visit Rwanda na Arsenal nacyo ni urundi rwenya rwakinywe n'abangaba. Bidashidikanywaho ibi binyoma bya leta ya Kinshasa ikintu cyonyine gishobora kubigwa mu ntege ni ingengabitekerezo ya jenoside ya leta iri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Gushyingo muri 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rw'u Rwanda rwatangaje ko amasezerano u Rwanda rwari rufitanye na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda azagira cyangwa se azarangira muri Kamena 2026, bivuze ko nyuma y'icyo gihe atazakomeza gukorwa. Iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yahise ivuga ko kuba yarahagaze aya masezerano yabigizemo uruhare. Gusa RDB yo yari yatangaje ko uyu mwanzuro wafashwe muri gahunda yayo yo kwagura ibyo ikora, ndetse ahanini mu bufatanye bwayo bushingiye kuri siporo ireba cyane andi masoko mpuzamahanga n'amahirwe y'ishoramari. Ni intambwe yatewe nyuma yuko muri Nzeri 2025 RDB yari yagiranye cyangwa se yari yatangaje ko Visit Rwanda yabaye umuterankunga wa La Cripe ikina shampiyona ya basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, NBA, ndetse na Los Angeles Lamas ikina muri National Football League NFL. Bitandukanye n'ibyo Kongo yavuze, kuko u Rwanda rwo rwagaragazaga ko guhagarika amasezerano na Arsenal byatewe nuko rwashatse kwerekeza amasoko muri Amerika, cyane mu mubare munini w'abasura ariho aturuka, kuko umubare munini w'abantu baza mu Rwanda byagaragaye ko uturuka muri Amerika. Mu buryo byo kubwagura rero nibwo byatumye bajya kugirana amasoko cyane cyangwa se ubufatanye n'ibihugu byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Ugushyingo rero 2025 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko guhagarika gukorana na Arsenal binyuze muri Visit Rwanda ntaho bihuriye n'igitutu cy'abanyaburayi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati imyaka 8 isigaye, imyaka 8 si igihe gito, ndakeka ko mu byumva, kuko ni imyaka 8 yarishize u Rwanda rukorana na Arsenal, ariko turacyafite Atletico Madrid, dufite PSG, kandi ndiye tuvuze PSG ni Paris Saint-Germain, kandi na amakipe y'Iburayi. Icyo gitutu cy'abanyaburayi ntigihari, si ikibazo, ntacyo gihuriyeho no guhagarika amasezerano ya Arsenal, ntacyo bizantwara nk'umufana wa Arsenal. Aya ni amavugambo yavugwaga na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ntacyo bizantwara kuba umufana wa Arsenal, nzakomeza ndetse imikino yayo wenda nanagiye yo kuyireba nimba mfite umwanya. Hari amasezerano rero twari dufitanye na Arsenal y'imyaka 8 y'ubucuruzi. Amasezerano y'ubucuruzi asuzumwa buri mwaka cyangwa se umwaka w'imikino niba urangiye. Ayo masezerano ahita asuzumwa bakareba aho ayo masezerano ageze. Niba uyu mwaka rero turebye tukongeraho imyaka 3 cyangwa se tugafata andi agasuzumwa, cyangwa se tukabona ko ni ngombwa kuhagarika, ntacyo bitwaye. Impamvu rero yo gusuzuma ni ukureba niba koko ibyo twemeranyijwe mu masezerano byarakozwe. Aya ni amagambo yatangazwaga n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero kandi yakomeje avuga ko
uko mbizi ndeba ku ruhande rwanjye, niba amasezerano arangiye tutabonye ibihagije, ubwo tukabona tutakomeza gushora imari cyangwa se gushoramo menshi, urundi ruhande narwo rukavuga rutyo cyangwa se rukagaragaza ko kuba yahagara ntacyo bitwaye, hari amasezerano yari kujya mbere kandi hari byinshi byari gukorwa bihindurwamo, kandi ibyo bikaba byagirwamo uruhare na buri ruhande urwo ari rwo rwose, kandi bikaba byagirira umumaro buri ruhande urwo ari rwo rwose, bwaba Arsenal ndetse n'u Rwanda muri rusange. Ariko abantu bacu nabo ku ruhande rwabo bagira ibyo batumvikanaho na Arsenal, bagezaho bemeranya ko hashakwa undi mufatanyabikorwa wahuza ibyo byifuzo byabo n'ibyacu. Mu gihe tubonye ko Arsenal itari kuzuza ibikubiye mu masezerano cyangwa se ibyo dushaka cyangwa se ibyo bashaka atari byo turi kubona, kuba twayahagarika ntacyo bitwaye. Perezida Kagame kandi yakomeje avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yirukanse ku masezerano u Rwanda rufitanye n'amakipe akomeye, ariko ibyo byose byabaye iby'ubusa. Ibyo byose ni byagendaga bitangazwa na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, nawe agaruka kuri iki kibazo cy'u Rwanda ndetse na Arsenal yambaraga Visit Rwanda. Ati muribuka ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yajyaga mu Bwongereza inshuro nyinshi yiruka ku masezerano yacu na Arsenal, babigira ikibazo ndetse kandi babisubiramo kenshi, ndetse bajya kureba Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Ibyo ntibyakoze kuko abantu bavuganye amasezerano akomeza, bavuganye ko amasezerano arakomeza. Icyo gihe kandi nibwo twanagize abafatanyabikorwa benshi. Noneho igisekeje ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yatsinzwe, batangiye gushaka noneho amakipe nabo bagirana imikoranire, ni ukwiruka ku bintu bidahari kandi babyirukankaho bo badafite intego nk'iyacu. Ibyo ni ibyavugwaga na Perezida Paul Kagame. Waruha nawe ukajya kuri bya bindi nkabyo warwanyaga. Ibyo rero birerekana ko babikoraga ngo basenye u Rwanda, atari ukureba ku masezerano yari afite ikibazo. Perezida Kagame rero yavuze ko u Rwanda rwafunguye amarembo muri Amerika zunze ubumwe za Amerika, ndetse kandi ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gushyiraho uburyo bwose kugira ngo u Rwanda rukomeze rwaguke ndetse kandi gutera imbere, ubundi ibikorwa by'u Rwanda bigere kure cyane kandi u Rwanda rukomeze rwaguke binyuze muri Visit Rwanda. Reka nkwibutse ko turi kumwe na Rikaderi, umufatanyabikorwa tugendana buri munsi. Bagufitiye ibyo kunywa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye rikeri z'ubwoko bwose, bagufitiye ibyo kunywa bakenera aho waba uherereye hose. Simbizi niba udakeneye kuza kuryoherwa ngo umuryango wawe uze kuza kuba umeze neza bifashijwemo na Rikaderi. Bagufitiye rikeri z'ubwoko bwose, niyo mpamvu nkubwira ngo uze kuryoherwa ntuze gucikanwa cyane. Bandikire cyangwa ubahamagare kuri 0780 05 63 cyangwa 0715 10 ubundi ibikorwa byawe bigere kure, uze kuryoherwa cyane, uze kwenjoyinga ubifashijwemo na Rikaderi. Ntago ari bo gusa turi kumwe na promotion nziza cyane
ya Doma News Live barakubwira ngo niba ushaka ko ibikorwa byawe bigera kure ukamamara ugatera imbere gana Doma News Live dore ko bakwamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi 3 ku buntu. Niba ushaka rero ko ugera kure ukamamara rero bagane ibikorwa byawe babyamamaze ubundi uze kuryoherwa cyane n'ibikorwa byawe ndetse uze kuryoherwa cyane nuza kubona ibikorwa byawe biri gutera imbere. Niyo mpamvu nkubwire ngo rero bahamagara cyangwa bandikire kuri 0779151023 ubundi ibikorwa byawe bize kugera kure uze kwamamara cyane biciye muri Doma News Live kuko ndabizi ko ari abambere cyane kandi bazagufasha ibikorwa byawe bikagera kure ukamamara ugatera imbere. Sinzi niba hari umuntu udashaka ko ibikorwa bye biza kugera kure muri uyu mwaka dutangiye 2026. Niba ubishaka utyo rero gana Doma News Live ubundi ikwamamarize ibikorwa byawe bigera kure biciye muri Doma News Live. Mbere yuko tugenda kure cyane reka tunyarukire mu Burundi. Mu Burundi rero ho haravugwa iki? Mu Burundi buyobowe na Perezida Evariste witwa General Neva. Leta y'u Burundi rero yatangaje ko idateze gufungura vuba umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Mu kwezi gushize nibwo u Burundi bwafunze umupaka wa Gatumba nyuma yuko inyeshyamba za AFC M23 zari zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Cyakoze nyuma y'icyumweru uriya mutwe wavanye ingabo zawo muri Uvira nyuma yuko bisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamakuru w'ishyaka rya SNDD cyangwa se FDD riyoboye u Burundi witwa Ndikuriyo Levele yabwiye abanyamakuru ko uriya mupaka uzafungurwa ariko u Burundi n'u Rwanda imaze umwaka ufunze nayo ufunguwe. Yagize ati Uvira hafunzwe nk'igisenyi hafungwa nkuko ruhwa ntiduteze kuvuga ngo ejo nzajya Uvira gukora iki. Ndikuriyo kandi yavuze ko AFC M23 atariyo yari yafashe Uvira ahubwo ko Uvira yafashwe n'u Rwanda. Ati ibi bya Uvira nababwiye ko ari u Rwanda, ntiwabonye ko umunsi bafata Uvira ntimwabonye ko imodoka z'u Rwanda zazanye amavideti, ni ukuvuga ubwato buto bwo iyo bavuze amavideti ni ukuvuga bwa bwato buto bunyaruka cyane bwo mu mazi, nibwo yavugaga. Ntayo rero ntayo mwabonye azana AFC M23, nibyo yibazaga. Reka sha n'u Rwanda, Uvira si M23 yayifashe ahubwo n'u Rwanda, na magambo yavugwaga n'uyu nguyu Ndikuriyo wo mu Burundi. Uyu mugabo kandi yavuze ko Burundi bukomeje kwibaza icyo amasezerano y'amahoro ya Washington amaze. Ati n'ubu ngubu turakibaza amasezerano yasinyiwe Washington amaze iki. Amerika nivuga ngo byananiye, ibyo nahagarariye byananiranye cyangwa se byanze gukorwa, ni mwibereho aho tuzongera twibaze tuti ese byagenze bite, tumenye ko ibintu bipanze kandi bizakomeza neza. Uyu mugabo kandi yemeje ko ingabo z'u Burundi bwohereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikiriyo, ndetse ko kandi zigiyeyo Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo izimenyera ikintu cyose zikeneye. Aya ni amagambo yatangazwaga na Ndikuriyo bavuga ko uyu mupaka uhuza u Burundi ndetse na Uvira ntuteze gufungurwa
ngo uzafungurwa ari uko ihuza Uburundi nayo n'u Rwanda nayo ngo yafunguwe, dore ko ibi ngibi tutitegereje wenda igihe bizabera, ariko aya yose ni amagambo aba yagiye atangazwa cyane n'abantu bagenda bagaragaza ibyumviro byabo, ariko ibi byose bikagenda bigaragaza ko hari uburyo Uburundi bugira uruhare mu kuba hari uburyo abanyekongo iyo batari kubona amahoro byose hari uburyo hari ijambo riba ryagizwemo cyangwa se hari imbaraga nabo ubwabo baba basizemo. Mu kanya cyane twahoze tugaruka kuri wa mu buryo abasirikari ba FDLR, hari umwe mu baturage bahungiye mu Rwanda bavuze bati njye nari narashimuswe n'abasirikare ba FDLR ndetse banankorera ibikorwa by'icarubozo rwose, nimwa uburenganzira bwanjye cyangwa se barantwara bankoresha ibyo bashaka. Ibi byose rero byagendaga bivugwaho, nibwo rero mu kanya gatoya umwe mu bahungiye mu Rwanda nyuma yo gusambanywa n'abarenga 100, agahinda kuwandujwe na sida akanapfakazwa, bikozwe byose n'izi ngabo za FDLR. Ibi byose turibaza ngo ese mu gihe aba bagize FDLR bakomeje gukora ibikorwa byibasira inyoko umuntu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese ibi ngibi biba bigana he? Ese ni icyo bishatse kugaragaza, dore ko igihe cyose bakomeje kugenda bagaragaza ko hari ibikorwa bigenda bikorwa ariko bigakorwa n'ubundi na FDLR, kandi ibyo byose iyo biri gukorwa ntago hitabwa se ngo bimeze bite, ahubwo bagenda bavuga ngo ni FDLR, ngo ntago ibyo bikorwa ntibikora, undi munsi ngo FDLR ntihari. Ariko hari umwe mu bahungiye mu Rwanda wabigaragaje neza, agaragaza uburyo abanyekongo bakomeje kugenda bimwa uburenganzira bwabo ndetse bakanahonyorwa cyane, bikozwe n'abagize n'uyu mutwe wa FDLR. Uyu nguyu rero we ngo yari yarashimuswe na FDLR, ndetse kenshi iyo havuzwe uburyo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwimitse urwango ndetse ku banyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane abatutsi, hari abakeka ko nubwo uko bukeye n'uko bwije ibihamya bigenda bigaragara, kuko ibi byatangajwe n'umwe mu banyekongo bahungiye mu Rwanda avuga ko yafatwaga ku ngufu ndetse akanakorerwa iyicwarubozo, byose bikozwe n'inyeshyamba za FDLR, bakomeza kugaragaza ibikorwa bigaragaza ko badakeneye aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko byakomeje kugaragara nk'uko iyi nkuru bivuga ko urwango rukomeje gucengera abanyekongo cyane cyane abo muri leta, ndetse bikanakorwa cyane mu buryo bwo kugira ngo berekane ko abangaba batakiri abanyekongo ahubwo ko ari abandi bantu baturutse ahandi. Ibi byose bigenda bigaragaza ko muri Kongo hakenewe ko hagira uburyo hahindurwa imikorere yaho, nk'uko izi mpunzi zikomeza kugenda zibisaba ngo imiryango mpuzamahanga igira ikibirebaho cyangwa se yabikoraho.
kubundi bongere kubona amahoro. Reka nkwibutse ko turi kumwe na Rikaderi bagufitiye promotion nziza cyane aho bakuzana ibyo kunywa aho waba uherereye hose, dore ko bagufitiye ibyo kunywa by'abisembuye ndetse n'ibidasembuye, bagufitiye rikeri z'ubwoko bwose, bagufitiye icyo twakita champagne. Ibirori byawe bigenda neza kubera bo, ndakurahiye rwose uze kuba uhari kugira ngo ibikorwa byawe bigende neza bifatishijwemo na Rikaderi. Barakubwira ngo rero bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 umunani 05 63 98 cyangwa 07 15 10 bindi barakubwira ngo Rikaderi Lika and wine store, alcoholic and nani alcoholic beverage selling and delivery ni Rikaderi. Turafite kandi promotion nziza cyane ya Doma News Live. Niba ushaka ko ibikorwa byawe bigera kure ukamamara ugatera imbere, ndagusabye nkwinginga cyane uze kwifashisha Doma News Live. Barakubwira ngo bakwamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi 3 ku buntu. Uze kubuhari rero ibikorwa bye muri uwo mwaka bize kugenda neza ubifashijwemo nabo. Hamagare cyangwa se ubandikire kuri 07 15 10 ibikorwa byawe bigenda neza ubifashijwemo na Doma News Live. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze cyane kuba hafi ya Doma News Live mugakurikira ibiganiro byacu buri munsi. Kola subscribe, ukore share kandi ubwire inshuti zawe ko hari ahandi hantu ushobora kumenyera amakuru ku gihe kandi yizewe. Ubundi uze kubibutsa ngo Richard Lax arahari cyane kugira ngo mubane muri ayo makuru. Uze kuba uhari cyane no mu bindi biganiro tuza kubategurira hano kuri Doma News Live. Mwakoze cyane, intangiriro nziza z'umwaka tubifurije gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byose tubagezaho ahangaha. Richard Lax mwabanye cyane yabashimiye, murakoze cyane. Impagarike n'ubugingo nibyo tubifuriza, amahoro n'amafaranga ndetse no guhirwa mu byo mukara byose. Mwakoze cyane, umwaka mwiza kandi muzababere uw'amata n'ubuki. Mwakoze, murakagira Imana n'amafaranga.